السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ishimwe ibisingizo byiza ni bya Allah subhanahu wa ta'ala watuyoboye ku nzira y'Ubuislamu. Amahoro imbabazi bye nibibe ku ntumwa ye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe wa Islam, nk'ibisanzwe turibukiranya nkuko twari twabivuze mu isomo ryabanje yuko tuzatangira kurebera hamwe uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yubahirizaga iswala ndetse n'ibijyanye nayo. Iswala rero ni igikorwa cy'agaciro, niyo nkingi ya kabiri mu nkingi zigize Ubuislamu. Umuntu uzagera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yaratunganyije iswala ye, uwo nguwo nta kabuza n'ibindi bikorwa bizamutunganyira. Naho uzagera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yarangije iswala ye, nta kabuza yuko n'ibindi bikorwa bizangirika. Umwanditsi w'igitabo rero atangira kuvuga ibijyanye n'iswala, uburyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakoragamo iswala, yaravuze ati istiqbalul qiblati, cyangwa se istiqbalul ka'bati. Aravuga ati iyo umuntu agiye gusari, igikorwa cya mbere agomba kubahiriza ni uguhagarara areba qibla, cyangwa se areba kuri al-Kaaba. Bavandimwe wa Islam, al-Kaaba ni inzu ya Allah subhanahu wa ta'ala iri Makka mu gihugu cya Arabia Saudite. Abayisilamu bose iyo bahagaze bari gusari niho bagomba kwerekeza uburanga bwabo, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yabibategetse muri surati al-Baqara aya y'144. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wanditse igitabo Sifatu salati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. ngo iyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabaga iri gukora iswala, yerekeraga kuri al-Kaaba, yaba iswala y'itegeko cyangwa se iswala y'umugereka itari itegeko y'sunna. وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yategetse yuko buri uwo ari we wese ugiye gusari kagomba kwerekeza kuri al-Kaaba. Anabitegeka nkuko yabitegetse mu mvugo ategeka umugabo wari uri gusara ariko agasari nabi. Aramubwira ati idha kumta ila salati, nuhagarara ugiye gusari, fa asbighil wudu, uje utawaza utunganye udhu yawe. ثم استقبل القبلة فكبر, nurangiza werekere kibla uvuge ngo Allahu akbar, utangire gusari. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iyo yabaga iri ku rugendo yajyaga isari iswala z'imigereka isunna ala rahilatihi,
iri ku ngamiya yayo, wayutiru alayha, ikanasali salatu liwitiri kuri iyo ngamiya, haythu tawajjahat bihi sharqan wa gharban, aho iyo ngamiya yakwerekera, yaba mu burasirazuba cyangwa se mu burengerazuba. Ni ukuvuga ngo gusari iswala z'imigereka, ahangaha ikiba gisabwa nuko umuntu ashakisha kibla cyangwa se agatangira areba kibla ariko agakomeza. Ahangaha muri kino gihe twavuga ko uri mu modoka cyangwa se mu ndege. Wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala, ahangaha niho hamanukiye aya muri surati al-Baqara 115 igira iti fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah, ngaho mwakwerekeza hose ngo uburanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala murabubona. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi aya iri kubyira abantu baba bashakisha kibla ariko ntibayibone cyangwa se ntibemeze neza kariyo, ariko bagize umuhati wo kuyishaka. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهت ركوبه. ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo rimwe na rimwe iyo yabaga iri gusenga iswala z'imigereka, istaqbala biha alqiblata fakabbar, yerekezaga ikigenderwaho cyayo kibla, yarangiza akavuga Allahu akbar. Thumma salla haythu wajjahahu rukabuhu, noneho akagumya gusari aho kiriye kigenderwaho kimwerekeje, ariko yajya gutangira agatangira areba kibla, ubundi agakomeza gusari aho cyaba kimwerekeje. Wa kana yarka wa yasjudu ala rahilatihi imaan birasihi, yajyaga sari agakora ruku'u na sujudu asa nk'ukora mu marenga cyangwa se akora ikimenyetso. Gukora sujudu asa nk'ukora ikimenyetso na ruku'u asa nk'ukora ikimenyetso. Wa yaj'al as-sujuda akhfadhu min ar-ruku', noneho sujudu agasa nk'umanutseho gatoya kurusha kuri ruku. Nuvuga ngo ruku yagenza gakeya, sujudu agasa nk'umanutse noneho mo gakeya. Ibi byose ni igihe ari yasariraga ku ngamiya ye. Ubu ngo twagereranya n'iki? N'imodoka cyangwa se indege. Wa kana idha arada an yusalliya al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata, ariko iyo yabaga agiye gusali isala y'itegeko yaramanukaga noneho agasari yakivuye hejuru. Ni kuvuga ngo izi hadisi tweretse yuko icyamworoheraga cyangwa se cyatageragaho ikibazo ni igihe yabaga agiye gusali isala y'umugereka y'sunna, ariko isala y'itegeko yaramanukaga agasari yagihagaritse. Ahangaha tukibutsa yuko ibingibi biba ikigenderwa hari icyawe ufite uburenganzira bwo kugihagarika, ariko ikigenderwaho kitari icyawe udafite uburenganzira bwo kugihagarika, kwava nk'indege cyangwa se imodoka z'abantu baba bakodesheje cyangwa se zitwara abagenzi muri rusange. Ahangaha naho bamwe mu bamenyi bavuze yuko iyo ubonye iswala igihe cyayo kigiye kugucika, nacyo wagerageza ugasari niyo wasarira mu kigenderwaho, kubera ko ntabwo ari weho uba ugitegeka. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. ahangaha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bigaragara yuko yigishije umma we cyangwa se abantu bamukurikiye yuko umunsi bagiye gusari iswala yitwa iswala y'ubwoba bukabije, yuko icyo gihe abantu iyo bari mu bwoba bukabije, twavuga nk'intambara, ko icyo gihe abantu bagomba gusari bagenda cyangwa se bari ku bibatwaye
twavuga indogobe, imodoka, ingamiya, baba bareba qibla cyangwa se batareba qibla bitewe nubwo bwoba cyangwa se niyo hali baba barimo. No kuvanga icyo gihe ntacyo Imana yababaza. وقال صلى الله عليه وسلم إن إيمانتي إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. abantu mu gihe bagezweho n'intambara, icyo gihe bagashaka gusari kubera ko vanwe Islam iswala nta eskize umuntu yagira kuba atayikora, icyo gihe ngo umuntu yasari yerekana ibimenyetso cyangwa se akoresha umutwe. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن إيمانا iratubwira muri hadith yakiriwe na Tirmidhi na Al-Hakim ivuga iti ma bayna al-mashriq wal-maghribi qibla, ngo hagati y'uburasirazuba n'iburengerazuba ngo niho hari qibla. Ariko iyi hadith bavandimwe wa Islam, intumwa y'Imana yibwiraga abantu bari i Madina, aho bo bari musi ya Makka. Ni ukuvuga ngo niba hagarara hagati y'iburasirazuba n'iburengerazuba barahita bareba Makka. Ariko abandi bantu, tuvuge nk'abantu batuye nko mu majyaruguru ya Makka, abo ngabo bo basabwa kureba mu majyepfo ko ariho Makka irabiri. Nk'ubu ngubu nkatwe nk'iyi hadisi ivuga ngo ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla, hagati ya mashriq na maghrib ngo harimo qibla, ntabwo iyi hadisi tureba bavandimwe wa Islam. Ahubwo iyi hadisi irareba abantu b'i Madina hamwe n'abantu batuye nkabo, aho bashobora guhagarara hagati y'uburasirazuba n'iburengerazuba bakabona qibla nk'uko byasobanuwe n'abamenyi batandukanye. Ariko twe twavuga wenda nk'abantu dutuye mu Rwanda, turi ni ukuvuga ngo Al-Kaaba iri mu majyaruguru y'iburasirazuba. Ni ukuvuga ngo natwe tureba kugira ngo turebe amajyaruguru turahagarara hagati y'iburasirazuba n'iburengerazuba, niturangiza twihengekeho gatoya nk'abagiye kurebesha iburasirazuba ho gatoya. No kuvuga ngo twebwe Kaaba cyangwa se Arabia Saudite iri mu majyaruguru y'iburasirazuba. Rero turamuze dukoresheje ko hagati y'iburasirazuba n'iburengerazuba hari Kaaba, ntabwo twaba duhuje naho Al-Kaaba iri tutarebye mu burasirazuba ho gato. No kuvuga ngo abantu bagomba gushakisha qibla batagendeye kuri hadisi, kubera ko iyi hadisi kugira abantu b'i Madina n'abandi baturanye nabo nk'uko byagiye bisobanurwa n'abamenyi batandukanye. وقال جابر رضي الله عنه, جابر aratubwira Imana imwishimire ngo kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi masiratin aw sariyatin fa asabana ghaym, ngo twari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuza guhura n'igihu gituma tutamenya neza dushingiye ku izuba ngo tumenye aho icyerekezo turasengeramo kiri. fataharrayna wakhtalafna fil qibla, dushakisha qibla tuyitandukanaho. fasalla kullu rajulin minna ala hida, buri muntu asari areba aho ashaka ku giti cye. faja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi lina'lama amkanatana, فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة. ngo noneho byabaye ngo dusari buri wese imbere akahaca umurongo kugira tuze kumenya uburyo twasaye naho twari twerekeye. ngo bumaze gucya twararebye dusanga twasaye tuterekeye qibla, tumaze kumenya qibla nyayo. fadhakarna dhalika linabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, nuko ibyo ngibyo tubibwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. falam ya'muruna bil i'ada, ntabwo intumwa y'Imana yadutegetse gusubiramo iswala.
وقال إيمان رفقتي قد أجزأت صلاتكم ati iswala yanu iswala mwasenze yakiwe cyangwa se yemewe. Bavandimwe b'Islam, ahangaha ni umuntu wabuze kibla akayishakisha bikamugora, noneho akaza kwerekeza aho ari kumva kibla yabiri, akaza kubona yatandukanye na kibla. Uyu nguyu yasaye iswala nta kibazo. Umuntu iswala yitakizwa ni wa wundi wabyiwe kibla ahiri akanga kuyerekeza, cyangwa se agasara aterekeye kibla kandi azi kibla. Uyu nguyu nta swala aba afite. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli nahwa bayt al-maqdis. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli nahwa bayt al-maqdis. Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam itangira gusali yajyaga isenga yerekeye bayt al-maqdis. Bayt al-maqdis ni hariya ku musigiti wa Aqsa muri Palestine. والكعبة بين يديه, ariko yari kumwe na al-Kaaba yarayibonaga, ariko agasari yerekeye Bait al-Maqdis kubera ko ni itegeko rya mbere ryumvira gusari afiteho yerekeye ibyari riri. Qabla an tunazzal hadhihi al-aya, mbere yuko iyi aya imanuka yajaga senga yerekeye Bait al-Maqdis. Aya ni yihe? Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Quran surati al-Baqara 144, وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ngo duhora tureba uburyo uburanga bwawe bwerekera mu kirere buhindagurika, bureba hirya bureba hino, ushakisha aho wakwerekera, utwereka yuko ukeneye kwerekera ku nzu ya al-Kaaba. falanwalliyannaka qiblatan tardaha, tuzakwerekeza kuri qibla izagushimisha. fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, ngaho rero uburanga bwawe tugutegetse yuko ubwerekeza ku nzu ya Makka ya al-Kaaba. Nibwo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yahise yerekeza kuri iyo nzu atangiye gusari. falamma nazalat istaqbala al-Kaaba, iyi aya imaze kumanuka yahise areba kuri al-Kaaba. fabainama an-nas biquba fi salati subh, abantu bari gusari swala ya subhi, idha jaahum atin, baziwe n'umuntu faqala, arababwira ati inna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi al-layla Qur'an, ati mu byukuri intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iri joro yamanuriwe Qur'an, hari aya yabonye, ubutumwa yabonye. وقد أمر أن يستقبل القبلة, وقد أمر أن يستقبل القبلة, yategetswe kwerekeza kuri al-Kaaba. ala fastaqbiluha, ngaho namwe no gose muri gusari subuhi nimuhindukire murebe kuri Kaaba. wa kanat wujuhum ila Sham, nabo bari berekeye kuri Bait al-Maqdis, ariho bari kuri Palestina. fastadaru, barahindukira. wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qiblata, noneho na imamu wabo wabasarishaga arahindukira yerekera kuri al-Kaaba igihe yarebaga hehe Sham. Ibingi bavandimwe b'Islam nibyerekana uburyo umuyisilamu iyo ari gusari agomba guhekisha yuko ari kureba kuri al-Kaaba. wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.